mutima babwire yuko tujya kuganira kuri ibi ngibi nkuko yababwiye ni ibintu byaturenze twarabanje turihangana ariko bigeza ukabona ko birakabije iyo tuyobowe ku buryo navuga bw'imumye turangwa cyane n'amara nibitangaje ntago afite icyo navuga nanumva bindenze bravo bavandimwe badusangire turi kumwe na Gloria hangaha mukunzi wanje ariko uyu munsi tushaka kuganira ku magambo yavuzwe cyane kandi twari twihanganya ariko ni ngombwa ko tugira icyo tuyavugaho kuko namagambo ariko umuntu yihanganira amagambo amwe namwe ariko amagambo y'Imana iyo yagoramye cyangwa agoretswe ku buryo butari bwo tumva twagira ikintu twayavugaho ari biheruka kuvugwa mu minsi ishize nuriya apotre ngiye mwita apotre ariko mbivuga bitanurutse ku mutima ni Gitwaza ndashira muri quotation papa Gitwaza kuko mbishire muri quotation kuko ashaka ko bamwita papa ariko ngewe sinabikora turaza kubivuga nyuma y'ibimwe bicyubahiro n'ibyo ko yiyo papa ariko twashaka kuvuga ku bintu yavuze bitagendana n'ibyo Bibiliya itubwira reka twumve kwanza gatoya hangaha dusenge muzasenga yego amasengesho agenda n'amayisikariye ariko ifaranga zigenda na asanseri reka tuhagarire aho ngaho kwanza gatoya yavuze yuko amasengesho agenda n'amayisikariye no kuvuga ko agenda buguru ntege ahubwo ibigenda vuba n'amafaranga urabivuga wiki wowe murakoze kuvuga ngo amasengesho agenda wikeya na amafaranga akagenda vuba ngewe ndumva ariko biterwa no kwizera ko umuntu aba afite nyumva wizera yuko wizeye amafaranga yawe kurusha uko wizeye Imana wiyitira gukorera niko nge mbyumva niba twemera ko Imana ariyo iduha ibyo twakiriye ibyo dufite byose biva ku Mana ariko tukumva yuko twebwe dufite ubushobozi bwo kwikorera ku buryo bwihuse kubera ko ufite amafaranga uragenda ukagura ibiryo ariko uramutse usenze ugategereza ko Imana iza kukugaburira wenda iza kugaburira bitinze cyangwa se ntibizana gusanga nuko nkuko mbyumva nicyo kintu yashatse kuvuga hangaha ese tuba turimo kwigisha abantu kwizera Imana mu by'ukuri cyangwa kwizera ubutunzi ariko ubundi amafaranga ntago aba akenewe amafaranga arakenewe nibyo pe turayakoresha buri munsi turayakura heza n'umugisha Imana iduha kuko irabizi ko tuyakeneye tuyahabwa n'Imana ntago tuyahabwa nuko turi abakozi ba cyane cyangwa ko tuzi kuyasaba cyangwa ibindi tuyahabwa n'Imana amafaranga turayakeneye ariko iyo tuyashyize imbere tugabona ko ariyo yihuta ari nayo kemura ibibazo ku buryo bwihuse kurusha ko twajya ku mavi tugahamagara Imana yacu ibyo bintu bibari harimo danger yego nuko bimeze ari ikintu ari ibintu bimwe na bimwe yavuze ngewe nemeranye nabyo kandi ndanabimushimira ko yabashe kubivuga yavuze ko amasengero ashobora kuba amatorero ashobora kuba self dependent nukuba akihaza ari urusengero cyangwa navuga tugwita kiliziya twakuriyeho mu twese kera rurazwi mu bintu byo kwihaza bagira amavuriro bakagira amashuri bakagira nago bagira ibintu byo gusabiriza dutanga ituro ry'ishimwe dutangira ituro ry'ingehi dutangira ituro pastor yabyaye cyangwa yabatijwe cyangwa n'ibindi nago babigira kubera ko bafite ubushobozi bwabo bubatse icyo kintu nanjye ndakemerana nacyo ko amatorero ashobora kugira uburyo yihaza ku musaruro naho nuko byumva nibyo amatorero abashije kwifasha kwihaza umugani bakoresheje ubwenge bafite n'impano bafite bashobora kubigeraho ariko byose kugira ngo n'uwo mugisha ugerweho ngewe ndacyashimangira yuko biva ko mu Imana yakiguye ntawe ukinga kandi ngo yakinze ntawe ukingura nuko bimeze umubano wacu n'Imana uburyo tuyizera n'uburyo tuyereka projet zacu ni hahandi tubonera umugisha niyo self sustainability ikaboneka niko bimeze ariho hantu nuko tutabishize byose abashaka gukurikirana ikiganiro nubwo papa Gitwaza yavuze ari muri Ohio muri conference yitwa Financial Breakthrough n'abapastori ariho hantu yavuze ibintu bigendana n'amafaranga ku buryo
bwasaga nkaho butashimisha abantu. Kandi ikibazo nagize ngewe by'umwihariko ari ukuntu muri iyi si usanga umuntu dushobora kwigira tukaba abantu b'ibitangaza, ugasanga n'abandi bitwa educated, ariho ibintu byitwa gutera ubwoba ku buryo bw'ubumenyi, ugatera abantu ubwoba none bakageraho bakakwemera ko wowe uzi, bakibagirwa n'iki gitabo, ahubwo bakajya bumva ibyo uvuga. Niba nafate n'umwanya wo kumva ibyo wavuze birahagije, niba nafate n'umwanya wo kuvuga ngo biravuga gute hariya hantu yavuze mu bintu by'amafaranga, yavugaga bari abapastori bitwa ba Dubai bo muri Nigeria, ngo ari umuntu uturisha imodoka, ngo baragenda ku murongo bagaturisha imodoka. Byo nese nibaza muri ibyo byose niki bifasha njyewe ukeneye kubaka ubugingo bwanjye ko ari byo bikomeye. Ni ikibazo umuntu wese yakwibaza, ese ubunini cyangwa ubutunzi bw'itorero bufasha iki ubugingo bw'abakristo? Ese ntabwo bwatubera ikirangaza cyangwa ikigusha tukaba ariho tuhanga amaso ku butunzi, kakabenze kuri anniversaire cyangwa kakazu muri quartier, bikaba ari byo bintu ntabwo ushobora gukeza abami babiri. N'ijambo ry'Imana turaza kubireba ngaha ngo ntushobora gukeza abami babiri. Niba amafaranga uyashyize imbere ukumva yuko abandi bantu baraturisha imodoka, nibyo se koko bifite agaciro cyane? Nibyo bintu twadukwiye gushyira imbere? Nibyo bintu byabikwiye kutubabaza? Cyangwa ahubwo twadukwiye kureba abakristo bacu, ese tubigisha iki? Ese niye ntambwe bateye mu mibanire yabo n'Imana bimeze gute? Ese uyu munsi Imana ivuze itorero ryacu ririteguye, cyangwa ahubwo turimo gushaka ubutunzi bwo mu isi buzasigara hano muri iyi si, aho gutegura imitima y'abana b'Imana bazakira umwami wacu? Ni nabyo byanditswe muri Matayo 6:20. Ndumva wadusomera kugira ngo tutavuga bituruka mu magambo yacu. Ngo ahubwo mwibikira ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe, kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Tukiri aho ngaho nagira ngo nsome no kuri 33 wumve ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ibyo byose ari ubwo butunzi dushaka, ari n'amagara meza, nabwo n'ubundi butunzi n'ibindi bintu byose twifuza muri iyi si, ni inyongera kubera ko twashatse ngo tubanze dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ni ukuvuga ngo tubanze twegera Imana, tubanze twicuza ibyaha byacu. Ese tubanye dute n'Imana? Twisuzume, nicyo kintu Imana ishaka. Twegerane nayo, tubane nayo, tube mu bushake bwayo, dutandukane na kamere, dutandukane n'irari, dutandukane n'ibyaha, dutandukane n'ibintu byatubase. Hanyuma ibindi byose tuzabyongererwa, kuko Imana niyo itunze byose, niyo mugabo wa byose, itunze byose. Nituyegera tukabana nayo uko ishaka, uko ijambo ry'Imana ridusaba, nta n'ikintu tuzaganya, nta na kimwe. Ibindi byose ngo tuzabyongererwa. Nigeze kuba nanjye umwe mu bantu batangiye kujya muri ya torero. Murabizi neza yuko akenshi iyo tuyobowe ku buryo navuga bw'impumyi, turangwa cyane n'amarangamutima. Amarangamutima, iriya cace ijyaho abantu benshi, iriya cace iratangaje, ukumva yuko ko aho ngaho mwajyayo. Ndagibuka ko twajyagayo iby'umwihariko ukabona abantu batura amashenete, batura iki. Sinatinya no kubavuga, arimo abantu bagendaga bagatanga ibyo bambaye, bagatanga n'ibindi bashoboye bakabitanga hariya. Ariko iby'umwihariko nari ikintu umuntu agomba kwibaza, biriya byose bisobanura iki ku bugingo bwanjye? Njye numva yuko mu gihe cyose dutekereza ikintu cyangwa tubwirirwa ikintu, ni byiza ko tujya twibaza ibyo byose bisobanuye iki ku bugingo bwacu. Akenshi muzumve nk'aya magambo yavugaga cyane cyane kuri ijambo ryaho Yesu yavuze ngo mwibikire ubutunzi mu ijuru. Ni bake babivuga, we yarabivuze mu kiriya kiganiro yarabivuze. Ariko uburyo yabivuze kwibikira ubutunzi, yavugaga ukuntu ngo bo nk'abapasiteri bamwe bashobora kugira ubutunzi bwabo budakorwa n'abandi. Yatangaga urugero ngo ujya kubitsa amafaranga kuri banki batakuzi,
ngo aho kuyabika ku muntu uzi nuko yahise akotinga iryo jambo muza kumva aho ngaho kandi nimba mbesha abantu muze kumva neza muri icyo kiganiro yahise akotinga ashiraho aravuga ati ngo uwibikira ubutunzi neza yibikira aho ngo moth na cockroaches nibuka ko nuwasemuraga ari ahantu byamuyobeye gakeya ariko arabongera arabisubiramo ariko nashaka nkubwire papa ndabizi neza yuko papa wabo ngabo njyewe ntabwo uri papa wanjye umbabarire kandi sikubura ikinyabupfura nk'ukuntu wabitekereza ahubwo ndavuga logically you are not my father is from heaven nuko bimeze abakwita abafada bazakomeza babikwite gusa nashaka mvuge yuko ko ibyo Yesu yavuze kubika ubutunzi mu ijuru yaravugaga inzira zikomeye niriya jambo yavugaga yaranabitwigisha uburi dushobora kwibikira mu ijuru gufasha imfubyi n'abapfakazi birahari muri Yakobo iwa mbere mu murongo wa 29 abapastori nago bakunda iryo somo nimba mukurikira ingi mumbwire n'iryari mwumvishe pastori wanyu yigisha kuri Yakobo igice cya 29 nago babikunda babihungira kure nuwabivuga ashobora kubivuga aca hejuru kuko aho ngaho kandi aho ngaho ni wariho idini nyakuri risobanuye neza nushaka kumva definition icyo idini risobanura urimo jya kuri Yakobo wa mbere umurongo wa 29 urahita wumva none uvuga ngo idini ryanjye rirabikora ariko gitwaza iryo jambo ntabwo yarivuze ngiye kubyo mumaze kuvuga hari ikintu natekerejeho kandi nasanze ko bishobora kuba ari byo tugomba kubaka mbere na mbere fondation yacu igomba kuharanira kubaka ibigena n'ubuyengo hanyuma rero hakaza noneho materiel hejuru nibishobora kuba gutya nkariya jambo yavuze ngo amasengesho ngo agenda kuri ascenseur kuri maescalier hanyuma rero amafaranga akagenda kuri ascenseur nukuvuga ko ni cye cyihuta vuba amafaranga ese amafaranga ngo azagenda ku Mana gukora iki ajya ku Mana se ko ajya kugura indege n'amazu meza hirya no hino nuko bimeze ari ahantu yavuze neza mwumve amasengesho agenda n'amaeskaliye ariko ifaranga zigenda na ascenseur amasengesho agenda n'amaeskaliye abakristo ariko tugasonza turacyari muri mindset ya Petero itorero rya mbere. The reason why we have 100 believers but we go hungry we still in Peter's mindset. Ariko abakristo bawe no bagira ba entrepreneur. When you change your believer to be entrepreneur. No uzazuza gusoma unavuga ngo papa namenye ko ufite anniversaire azane ka Benz agaparika hariya n'urufungo. You say reka tuhagarare aho ngaho kwanza mumvishe kitwa financial breakthrough cyangwa inyigisho kuri finance zigishwa abapastori mwabyumvishe nibitangaje ntabwo afite icyo navuga nanumva bindenze ubwo rero ikintu gitangaje muri byose aho ngaho kuko buri umuntu wese byamurenga kumva ibyo dutekereza nuko mu gihe uzumva umuntu numara kugira ngo yatangiye avuga ngo ni gute wagira abakristo 100 ukaburara ubwo nahanga mu nda ni gute wagira ngo ariko ngo nugira abakristo bakaba bakaba umwambi ibyo ngibyo ni muza gukurikirana ikiganiro yatangaga urugero rw'umugabo mu Budagi ukuntu uwo mugabo yagize ibibazo aza guhitamo gutekereza kohereza abana be igihe cy'intambara yabaga muri Europe igihe cya Napoleon yohereza umwe hariya undi hariya bahita bakora biriya bintu byitwa bya exchange bya troc ngo umwe akajya atanga iki ngiki nzaguha isukari ume umuceri ibintu nk'ibyo ngibyo ngo nyuma ni nako baje gutera imbere ariko nashaka kubijyana noneho bitubwira iki twebwe ubigereranije urugero yavuze nk'umwambi biwuriye hehe n'ibintu byitwa ngo uzajya ubona umukristo aje akakubwira ngo papa
ririya jambo rya papa njya numva abantu benshi bakunda gukoresha daddy na mami ujye unatekereza ko iryo jambo ribwira Yesu iki ubundi iryo jambo Yesu riramubwira iki riramubwira ko uri umukristo mwiza riramubwira ko risobanura iki daddy mami kugira aho ngaho reka ngire icyo mbivuga ku bintu by'ibyo reka dusome muri Matayo igice cya 6 cya 23 umurongo wa 9 ukuntu bavuga haravuga ngo kandi ntimukagire umuntu wo mu isi mwita data kuko so ari umwe ari uwo mu ijuru kandi ntimuzitwe abakuru kuko umukuru wanyu ari umwe ari Kristo ahubwo uruta abandi muri mwe ajya aba umugaragu wanyu uruta abandi muri mwe aba umugaragu wanyu ariko icyo gice kigendana ni nacyo kiganiro tuzakora ku gice cya 2 cy'ibyo yavuze ku bintu bigendana n'icyubahiro no ku bintu bigendana nabo bashwanye mu giti cyabo kuko hagaragayemo kutabawe imbabazi kandi ahantu hatarimo imbabazi nta mana ibamo nimba tutababarirana nta mana ibamo reka turangize kwanza kuri kiganiro kigendana n'amafaranga gushaka ubutunzi tufite uburyo Imana yatubwiye uburyo tubika mu ijuru ariyo Yesu Kristo uburyo yatubwiye mwibuke yuko abapastori benshi bakunda kutwigisha cyane mu isezerano rya kera niyo bakunda kutwigisha cyane kuko arimo ibintu bigendana n'ubutunzi ni nayo mpamvu abafarisayo ni nayo mpamvu n'abari abandi bitwa ba scribe nimba basadusi bari niyo mpamvu bakundaga isezerano rya kera cyane kuko nkuko umuntu mubizi ikintu cyabarangaga n'amafaranga bari abantu bacollectingaga amafaranga ku buryo n'abaturage ntibabakundaga kuko na Yesu ari uwo yagiye gusura abaturage babibona nabi n'abandi bantu babibona nabi baravuga ngo kubera iki agenda gusangira n'abantu bacollectinga amafaranga kubera ko nibyo bintu byababeshagaho none uyu munsi abapastori rero barimo kubyigishwa kugira ngo reka mbabwire n'ukuri tujye tureka kumva gusa ibyo tuvuga turebe iki gitabo kirahanga iki gitabo gifite ibintu byose tubwirwa sinumva ukuntu umuntu ashobora gufata umwanya muremure akatubwira ibintu kubera ko tumwemera hanyuma rero bigatuma tumva yuko ko ibyo bavuze aba ari byo nidufate n'umwanya wo gufata umwanya tubisesengure ariko nashambabwire iby'umwihariko uburyo dushobora kwibikira mu ijuru burahari imigani 19:17 bajya bayitwigisha se Imana yaratubwiye uti mu migani 19:17 ufashe umukene aba yaguriza Imana aba yagurije Imana yego rwose ibyo bintu si ibintu bisobanutse niko kwibikira ubutunzi nyabwo nubwo warya inshuro tuvuge nimba udafite imodoka y'igitangaza ariko ukabuzi neza yuko uvuga ngo njye ndakora investment yanjye uburyo ndi bubika amafaranga yanjye mu ijuru uburyo nzabika ubutunzi bwanjye mu ijuru ndaguriza Imana kandi kuguriza Imana ni gute gufasha abakene usanga no muri urusengero harimo abakene benshi batarya babure icyo bakora kandi ukavuga ngo abantu bayo bafite za miliyari ngo nibo ba mbere no kuvuga ko kuba wa mbere bisobanura iki ku bugingo bw'umuntu nukuri bisa nkaho nko kuvuga ngo ndimo gukompetinga nanjye nzagere kuri uriya ku mafaranga ariko si ibyo ngibyo ahubwo dukore race dukore gusiganwa mu buryo bwo kugana mu ijuru kuko niho hantu hari ugute arahandi hantu Yesu yavuze mwibuka aho Yesu yavuze ngo ndimo kubabwira amasomo amwe namwe tutakunda kwigishwa na gatoya yaravuze ngo azazambwire ngo mwami nakubonye hehe aravuga ngo uriya wari wicaye yari usabiriza ngo ni wende yari ngewe aho ngaho Yesu yarabivuze anabisobanura neza kugira ngo dusoze ibingibi iki kiganiro kijya mbere kigendana n'amafaranga turaza kubabwira no ku byubahiro no ku mbabazi kuko aho ngaho mu kiganiro cya 2 aho ngaho ni harimo ibintu nakwita nkaho noneho byari ivanze mu kiganiro yasobanuye yararimo kwigisha byo biteye agahinda uravuga yiri ku bintu cyane cyane ibingibi amafaranga n'abakristo no kubaka ubugingo nagira ngo
mbabwire yuko tujya kuganira kuri ibi ngibi nkuko yababwiye ni ibintu byaturenze twarabanje turihangana ariko bigeza ukabona ko birakabije ni ibintu birimo kuyobya abantu ku buryo bukabije ariko icyo dushaka kubabwira ni iki nta muntu tubabujije kujya mu itorero kumva pasiteri wawe n'iki ariko icyo tubasaba ni iki isomere ijambo ry'Imana nta muntu kugeza ubu abantu bose bazi gusoma ariko gusa ntitugira umuco wo gusoma ijambo ry'Imana twumva ibyo batubwiye ariko isomere icyo ijambo ry'Imana rikubwira kuko nujya kwisobanura imbere y'Imana ntago uzavuga ngo pastor yarambwiye kuko wamenye gusoma kandi watunze Bibiliya soma icyo ijambo ry'Imana rivuga wimenyere ujye mu rusengero utanga icya 10 n'amaturo utange n'amagift ya birthday n'ibindi nk'ibyo uko wumva ubishobojwe ariko umva neza iki ijambo ry'Imana rikubwira ureka gutega amatwi gusa ibyo abandi bakubwira kandi nawe ushoboye kwisomera. Ubwo rero turashimira abantu bose bagiye badufasha kugira ngo tubone bari abana babiri twifuzaga kuzishurira umwe Burundi umwe mu Rwanda batishoboye kwishura igihembo cya nyuma tukaba tubabwira yuko ko tuzashiraho video yabo bana n'ibiganiro twavuganye nabo kugira ngo namwe murebe iyo video bibakangurire kugira ngo tusangize urukundo imfubye n'abapfakazi zire hariya niyo mpamvu tuzayishiraho nibisaba kugira miliyoni ubukungu bukabije kugira ngo ubashe gusangiza abandi urukundo gato ya watanga gashobora kuhindura ubuzima bw'umuntu ariko ukanaba unibikiye mu ijuru. Murakoze cyane naho mu kiganiro cya kabiri turabasaba gukora subscribe kuri iyi channel mukande no kukakanzogera hari ukuntu abantu bamwe bagiye batubwira ngo ko nabone ibiganiro byanyu ntarimo kubibona nuko iyo ukande subscribe ugakanda nako kanzogera urabibona gwahita ubona igihe tushizeho ikindi kiganiro naho mu kiganiro cy'ubutaha turi buvuge cyane cyane ku bintu bigendana n'icyubahiro n'ibintu bigendana by'agahinda cyane yavuze naho mu kiganiro ubutaha murakoze Johnny Muza bavandimwe ubundi yingi ni test regeza kureba ko amajwi yameze neza abavandimwe badusangiye nidanangaha ndabasaba kuri subscribe no kanda kukazogera nanjye narabikoze kuri subscribe nkanda no kukazogera murakoze.